biganiro byacu uyu munsi twabahitiyemo kuganira ku rubuto rwa avoka. Nk'uko tubimenyereye twese tuzi ko imirire ari ingenzi ku buzima bwacu. Umunyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Bivuze ngo ushobora kubaho ubuzima bwawe utitaye ku mirire bikagukururira ibyago byinshi byo guhura n'indwara nyinshi zitandukanye, ariko wa wundi wabashije kwita ku mirire ye akagira ubuzima bwiza buzira umuze. Ngira ngo twese turabizi ko ubundi umuntu agomba kugerageza akarya indyo yuzuye buri munsi. Indyo yuzuye tumenyereye ko igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Mu byubaka umubiri n'ibitera imbaraga ntabwo nashatse ko tubivugaho cyane, ariko nabyo hari ibyo tuzajya tugenda tuvugaho mu bindi biganiro wenda bizaza bitewe n'uko tuzajya tuba twabiteguye. Ariko uyu munsi nashatse ko dufata kimwe mu birinda indwara, akaba aricyo tuganiraho, ariyo y'avoka nababwiye haruguru. Avoka tumenyereye ko ari urubuto nyine twese twakuze tubona kuva kera mu bwana bwacu, ndetse abavukiye mu biturage cyane cyane tuzi ko twajyaga twumva ko n'iyo uriye nyinshi ushobora kurwara indwara y'umwijima. Na n'ubu rero abantu baba barimo bibaza ibintu bitandukanye kuri avoka, ugashobora kuba warya avoka imwe cyangwa ebyiri ukavuga utese ubu ngubu ntabwo nzarwara umwijima, cyangwa wabona umwana ariye avoka ukavuga utashobora kurwara umwijima. Nire kuri avoka buri muntu agira ukundi kuntu ayumva, twese dushire amatsiko. Noneho wenda n'utajyaga yita kuyishyira mu mirire ye, atayikoresha iwe, atayikoresha ku ifunguro rye rya buri munsi, yumva akamaro kayo, nibiba ngombwa nawe atangire ayishyire mu ubishoboye ayishyire ku ifunguro rye ashobora gufata buri munsi. Avoka ni urubuto rugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Igice cy'inyuma aricyo gishishwa, hakaza igice cyo hagati ari wo mubiri, hakaza ndetse n'igice cy'imbere twakwita nk'umutima wa avoka ariko cyitwa ikibuto. Igice rero kiribwa dukoresha ku mafunguro yacu ni kiriya gice cyo hagati cyitwa umubiri, ari nacyo gikungahaye cyane ku mavuta. Urebye ni nayo mpamvu abantu benshi usanga bayibazaho byinshi bitandukanye ku bijyanye no kuba yateza ibibazo by'umwijima. Maze iminsi ntekereza ku mbuto zitandukanye, nareba akamaro kazo kandi nabona ukuntu ziboneka abantu ariko ntibaziteho, numva ntewe ishyaka cyane no kugira ngo mbibaganirize, mbibagezeho mwumvire izo ntungamubiri rwose z'ingenzi zibereyemo. Gusa mujye mwibuka gukora share kugira ngo ibiganiro byacu hano kuri Save TV bigere ku bantu benshi, ubundi mukore na subscribe. Ariko nukora subscribe ujye wibuka kakazogera kari hasi, yanzogera iyo uyikoze ni byiza cyane kuko ubona notification z'ibiganiro byose dushyizeho zikugeraho byihuse ukazibonera ku gihe. Mujye mubyibuka rero, mubisangize n'abandi, ndetse n'ufite comment ajya tubwira kuko nabyo biradufasha tumenya nimba ibintu turi gukora ari ibintu abantu bishimiye. N'ufite icyo yumva twakongeramo yajya tubwira, mbese mureke tuganire duhurire kuri uyu murongo rwose. Nzi ko bizatugira akamaro bikatugeza kure, bikadufasha kwiyubakira ubuzima bwacu. Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje ko dutangira nyine kuri avoka, ariyo nababwiye uko iteye. Ubu tugiye kurana n'akamaro kayo. Avoka igabanya ingorane zo kwandura indwara z'umutima, arizo mu rurimi rw'igifaransa twita les maladies cardiovasculaires,
ku bushobozi ihabwa nuko ikungahaye cyane ku acide gras monoinsaturé, ariho dusanga omega 9 cyangwa se omega 9. S'il vous plaît, ahantu uzasanga icyo kurya yaba urubuto cyangwa se ikindi kintu cyo kurya gikungahaye kuri izi acide gras monoinsaturé, yaba ari iyi omega 9 cyangwa se na za omega 6 na za omega 3, icyo cyo kurya uzacyubahe cyane. Ni ibintu bikenewe mu mubiri wacu kuko bikoramo akazi katoroshye. Impamvu ngeze aha ngaha nkatsindagira cyane kuri izi acide gras monoinsaturé nuko akenshi mu mimaro ya avoka turi bugende tubona niyo intervena kugenda ibasha gufasha avoka kubona ubwo bushobozi bwo kugenda ikora ibintu bitandukanye ndi bugende mbabwira. Akamaro ka avoka ndi bugende mbabwira, ubushobozi bwo kugira ngo avoka ibashe gukora ibyo bintu irabihabwa n'izi acide gras monoinsaturé. Ahanini umubiri ukeneye, iyo amaraso ari gusirikira mu mubiri, mu mitsi haba harimo cholesterol nziza na cholesterol mbi. Ni ukuvuga ngo cholesterol nziza niyo bya binure byiza tuvuga nyine bizafasha umubiri mu nshingano nanone bigomba gukora, byagenewe gukora. Bya binure bibi cyangwa se cholesterol mbi, iyo ngiyo niyo ishobora guteza uburwayi runaka cyangwa ibibazo runaka, ariyo mpamvu tubyevita. Bivuze ngo avoka ifasha umubiri kuregulariza, gushyira kuri gahunda, ukamenya cholesterol nziza ukeneye, ingano yayo. Cholesterol ikeneye mu mubiri irangana iki? Avoka ibasha gushyira ku murongo, ikareka cholesterol ikenewe mu mubiri ikagenda igakomeza ikajya gukora ibyo igomba gukora, noneho cholesterol mbi ikayijugunya, ikayisohora, ikayishyira hanze. Noneho ugasanga umuntu agize ubuzima bwiza. Ngiye kubaha urugero rw'uruhombo, ariko ngiye kugereranya n'ukuntu umutsi uba umeze. Tuzi ko amaraso yacu asirikira mu mitsi. Umutsi cyangwa se uruhombo murabona ruba rumeze gutya, amazi ajyamo. No mu mubiri wacu rero imitsi irimo nayo imeze gutya nyine, harimo kanale cyangwa se nk'umuyoboro nyine amaraso aba agomba gucamo. Cholesterol mbi rero iyo zibaye nyinshi, ariyo mpamvu bishobora guteza uburwayi. Zo ziragenda zikajya zijya ku mpera nyine z'umutsi, zikajya zigenda zishaka nko gufunga, ku buryo niba umutsi wari ufite umuyoboro ungana gutya, bya binure bibi bizajya bigenda bipfukira, ugasanga umuyoboro w'umutsi ugeze ubwo noneho uba mutoya, n'ubushobozi bwo kugenda uyobora amaraso bukagabanyuka, ugasanga birimo biratera bya bibazo twavugaga by'umutima cyangwa se by'umuvuduko. Amaraso agomba kujya mu bice by'umubiri ntabwo abasha kugeramo uko bikwiye, kubera nyine za cholesterol mbi zaje zikaziba cyangwa zigafunga, zikagabanya inzira amaraso agomba gucamo, agakoresha ingufu zidasanzwe atagakwiye gukoresha kugira ngo agere aho agomba kugera. Rero avoka urumva yo urayirya nyine bisanzwe, uri kuryoherwa rwose, umeze neza, ariko ibitangaza ijya gukora ntabwo wabimenya, ntabwo uba ubizi. Iragenda nyine mu bushobozi yifitemo igakora ibyayo, wowe icyo usabwa ni ukuyirya gusa, ni ukuyikoresha. Izagenda ikora ibyayo, nimba ibyo binure bibi byaragiye bigapfuka bikagabanya ubushobozi bw'umuyoboro w'umutsi ugomba kunyuzamo amaraso,
avoka izagenda icagagure bya bindi byo ku ruhande, ikora isuku, ihasukure bya cholesterol bibi, ibijugunye hanze y'umubiri, ubundi cholesterol itembera mu maraso yo igende imeze neza. Bya binure bigomba kujya mu mubiri nyine bikagendera mu maraso byo bizageramo bimeze neza. Avoka kandi ifasha mu igogorwa ry'ibiryo kubera uburyo ikungahaye cyane ku cyo twita amafibre. Iyo igeze mu nzira y'ibiryo hariya mu igogorwa ry'ibiryo iradufasha cyane. Ugasanga ba bantu bakunda kugira ibibazo byo kunanirwa kujya kwituma bitewe no kurya ibintu bidafite amafibre ahagije, avoka yo iyo iriye iragenda ikabikosora, ikagutunganyiriza inzira yawe y'ibyo kurya, ukabasha kujya kuri toilette bikoroheye bitakugoye cyane. Noneho ikungahaye cyane kuri vitamine K cyangwa se kuri potassium, ari ubushobozi bwo kuba yanaregra to ya glycemie. Ahangaha ndavugana n'abantu barwaye diabete, abantu bagira ikibazo cya diabete. Avoka ni nziza cyane, noneho tubonye ko ibasha gushyira ku murongo isukari ikenewe n'umubiri. Avoka iratangaje rwose. Avoka nanone ibasha kutumenyera isukari igomba kujya mu mubiri. Urabona akenshi abantu barwara diabete baba bagize amasukari menshi arenze akenewe n'umubiri, bitewe nanone n'irindi somo tuzareba nyuma. Ntabwo amasomo yacu azajya agenda akurikirana, ariko ibyo aribyo byose tuzabireba nyuma. Dushobora kuzabireba muri kumwe nanjye cyangwa se turi kumwe n'inzobere mu bagenda baba bashinzwe kuvura uburwayi nyine. Ariko ndabashishikariza kuba hafi ya Safe TV gusa no gukora amasubscribe, mugakanda ku nzogera, kuko ibi byose tuzagenda tubyinjiramo neza, turebe ko twabasha kugira icyo twamarira umubiri wacu hakiri kare utari wangirika. Abantu barwaye diabete rero nibyo nababwiraga, buriya ntabwo umubiri wabo uri kubasha kuregra amasukari neza. Haba habayeho desequilibre y'amasukari mu mubiri w'umuntu kugira ngo arware diabete. Aribyo biterwa wenda na ya misemburo ibigomba kugira amasukari, ibishinzwe gukora ku masukari, wenda nka za insuline. Tuzagenda tubireba, ariko ntabwo byose twabirebera hamwe kuri avoka uyu munsi gusa. Ubu turavuga muri rusange, ariko umenye ko n'umuntu urwaye diabete yakoresha avoka. Avoka yamugirira umumaro mu kuregereza, mu gushyira ku murongo neza ya sukari umubiri ukeneye. Uwidakeneye isukari umubiri udakeneye, avoka ikagufasha kuyivanamo, ikajugunya hanze mu madeshe, mu myanda. Ariko kandi mwitonde mutumva akamaro ka avoka mukarya nyinshi, ahubwo mukabivanga, kuko nazo hari ibipimo byibuza umuntu aba agomba kugenderaho. Kuko ushobora kurya nyinshi ugasanga aho kugira ngo zigufashe, ahubwo ushyize umubiri wawe mu kaga. Urumva rero iyo ukoresheje avoka uba ufite amahirwe menshi yo kutazandura diabete mu gihe utari wayandura, ndetse n'iyo uyifite uba ufite amahirwe menshi yo kuba ufite ikigufasha mu kuba waregerariza cyangwa washyira ku murongo amasukari ari gukorerwa mu mubiri wawe. Avoka kandi nanone igira vitamine E, ikungahaye nanone kuri vitamine E. Kuba ikungahaye kuri vitamine E nanone bihesha ubushobozi bwo
bwo kugira akamaro cyane nanone mu gukura imyanda mu mubiri. Ikura imyanda mu mubiri avoka. Nk'uko twabivuze rero, twabasabye gukoresha avoka ku mafunguro yanyu ya buri munsi. Byibuze nibwire utariye avoka. Nanone rero ni ukwitonda aho ngaho. Hari uhita byumva kumva azafata avoka yose ayirye bitewe wenda n'urukumbuzi ayifitiye cyangwa n'urukundo ayifitiye, ariko ntabwo ari byo. Ubundi igihe wakonsomye cyangwa wariye avoka nyinshi, byibuze ntukarenza avoka imwe ku munsi. Ndetse byaba byiza wakoresha 1/2 ku munsi cy'avoka, ariko ukayikoresha buri munsi iyo ushaka ko ikugirira akamaro. Ntabwo uzayikoresha uyu munsi ejo usibe, mu cyumweru gitaha uyikoreshe ngo uvuge ngo urimo urakoresha avoka nk'uko bikwiye. Ni byiza kuyikoresha buri munsi. Iyo ufite intego, ufite ko wifuza ko hari ikintu yamara mu buzima bwawe, ni byiza kuyikoresha buri munsi. Uzitonde kuko uriye nyinshi, nk'uko twavuze ko igabanya ingaruka zo kuba wakwandura ziriya ndwara z'umutima cyangwa se zijyana ku mutima. Nanone ukoresheje avoka nyinshi buri munsi, ushobora kugira ikibazo cy'uko nanone umutima ahubwo wananirwa gukora. Nanone rero ni ukwitonda aha ngaha. Hari ushobora kubyumva kumva akamaro ka avoka akavuga ati noneho wenda njye nkoresha 3 ku munsi. Niba ngiye gufata petit déjeuner nshyiraho avoka, ninjya ku ifunguro rya saa sita nshyiraho avoka, ninjya ku ifunguro rya nijoro naho nkoresha avoka. Oya, aho nanone ntabwo ari byo. Ugomba kumenya byibuza urugero rwa avoka ushobora gukoresha ku munsi, ku buryo bitagutera nanone ibindi bibazo. Kuko nanone iyo uyikoresha buri munsi kandi ukaba wakoresha nyinshi, nabyo ni bibi cyane. Bishobora gutuma umutima ugenda buhoro, cyangwa se ukaba wanahagarara, bitewe n'uko mwibuke ko haruguru twavuze ko avoka ikungahaye kuri potassium. Potassium buriya nayo hari ikindi kintu ikora, ishobora gutuma amaraso agenda gahoro. Avoka kandi nanone ishobora kugufasha mu kunanuka cyangwa kugabanya ibiro. Bisaba avoka uyikoreshe umunsi ku wundi, buri munsi nyine ibintu biri régulier. Hari abantu babyibuha umubiri wose, abandi ugasanga babyibushye inda. Itera kumva uhaze bitewe na acide oléique ibamo ndetse na potassium. Naha rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreje, naho ubutaha. Bye, ciao ciao.